duherukana rinaza yirukanka cyane azarira maze apfukama imbere ya Lisa. Yakomeje amubwira amagambo ati, ndakwinginze mbabarira untege amatwi, Axel ni umukunzi wawe. Ni igiki kiguteye kumukorera biriya ukoze imbere ya Dani nanjye? Ni igiki koko kibiguteye? Ni igiki kiguteye guhemukira umukunzi wawe bene kariya kageni? Ntuzi ko wari wambwiye ubwo twavaga mu rugo ko nguherekeje gusura umukunzi wawe Axel? Koko urabyibagiwe aka kanya? Kuki uhemukiye umukunzi wawe? Byahindutse gute? Mbabarira umbwire, ndakwinginze nguteze amatwi. Alisa araceceka. Ndakwinginze Alice, ndakwinginze rwose, nukuri mbabarira, dusubireyo. Upfukame imbere ya Axel umukunzi wawe umusabe imbabazi. Umubwire ko umuhemukiye imbere y'abantu, nukuri arakumva, nukuri arakubabarira. Alice, ndakwinginze nukuri nguteze amatwi. Ngaya magambo Aline bwarapfukamye imbere ya Alice yamubwiye. Karaceceka ategereza ko Alice amusubiza. Alice agira ati, nukuri inshuti yanjye Aline, ndakwinginze ntega amatwi. Nukuri Axel ndamukunda, namukundaga tukiva mu rugo. Nukuri Axel twakundanaga, ntago nkubeshya, urabizi ko ni inshuti yanjye. Ariko Dani ubwo yinjiraga, nkimukubita amaso nabonye ibidasanzwe mu maso yanjye. Nabonye ari umusore mwiza, umusore ufite taye nziza, umusore ufite amatuza, arega afite na six pack. Mbese nabonye ari umusore umbereye. Byari bindimo byose, sinzi uburyo byahise bigenda, numva byose bimvuyemo, ku buryo no kubona imbaraga zo kumva cyangwa kuvuga ko nkunda Axel nazibuze. Nanjye sinjye. Erega n'ubu sinabishobora, umutima wamvuyemo. Nukuri inshuti yanjye umbabarire, ndaguhemukiye, ariko byananiye pe. Narega Aline, urabizi kuri inshuti yanjye. Uyu musore Dani namubonye mbona asa n'urukundo rwanjye rwa mbere. Akibivuga Aline nawe yahise yikubita hasi abura umwuka. Yibazaga ko wenda Dani yaba yarasanze akundana na Alice. Muri ako kanya abahisi n'abagenzi bahise bahurura, basanga Aline aho ngaho arambara imbere ya Alice. Babaze Alice icyo Aline abaye, ariko ubwo Aline yikubitaga hasi yahise abura umwuka, bisi agwa muri koma, amera nk'umuntu upfuye. Alice nawe ubwoba buramwica, abamusanze yabashaga kuvuga. Alice, tubwire, uyu mwana w'umukobwa abaye iki? Uramwishe? Mbese umukubise iki? Alice gusohora amagambo ngo abasubize biranga, byaranze. Araceceka, mbese amera nk'uguhemuka. Ku kanya abari bageze aho bwa mbere bahise bafata telefone bahamagara imbangukiragutabara. Yego, tugeze aha dusanze umuntu usa n'uwapfuye, mudutabare rwose. Imbangukiragutabara yahise yihuta cyane kuko yari iturutse ku bitaro byaho hafi. Raza nayo yasanze
abo bakobwa babiri ndetse hari n'umubare mwinshi w'abantu bahuruye. Yaraje Fatarine kuko yari ameze nk'uwapfuye, mukubita muri ambulance ihita imwirukankana ku bitaro byitiriwe umwami Faisal. Ako kanya Alice niwe wari usigaranye n'abantu bahuruye aho ngaho. Ku rundi ruhande nabyo byari ibicika ubwo imbangukiragutabara yazaga, na polisi nabwo niko yazaga ije kureba ibibaye. Hageze yasanze Alice adafite n'amagambo yo kuvuga, ariko nta kundi byari kugenda. Baramupakiye bamupakira mu modoka ya polisi bamwerekeza kuri sitasiyo ya polisi aho ngaho Kacyiru, hafi n'aho bari bari. Gitangaje, Alice bamugejeje muri sitasiyo ya polisi yababwiye amagambo atangaje. Byagenze gute? Inkuru irakomeza, twibutse ko yari Smart Meka TV show. Ntucikwe n'igice cya gatatu cy'inkuru Urukundo rwa Axel na Alice itambuka ku uyu muyoboro wa YouTube. Nimba utarakora subscribe yikore, dukomezanye n'ikindi gice.